Impamvu YouTube ishobora gusiba video yawe wamaze gushyira kuri YouTube channel yawe. Niba YouTube yaragukuriyeho video ntutinye, dore impamvu zishobora kuba zarabiteye. Muri ino video tugiye kureba ibintu bigera kuri 5 se cyangwa se bize kugera kuri 7, ariko dusobanukirwe neza impamvu YouTube muri iminsi iri kugenda isiba video ku macano y'abantu agiye atandukanye. Ntabwo ari wowe small creator, ntabwo ari wowe big creator. Ni ukuvuga ngo aba creators bose barenze ku mategeko n'amabwiriza agenga YouTube, ibi byose bagiye bahura nabyo. Nanjye kuri no channel nahuye nabyo, nahuye n'iki kibazo cyo kuba YouTube yarasibye video yanjye. Mbere yuko dutangira ngiye kwereka uburyo YouTube yangaragarije email kuri email yanjye. Koze ikosa bwa mbere nongera nkora irindi kosa, ariko ntabwo nari nzi ikibitera. Nujya ukora ikosa wajya ujya kuri YouTube dashboard yawe, muri analytics za YouTube yawe, unyuze muri Chrome cyangwa se muri YouTube Studio, ukabona hari video yawe bamaze kurimuvinga, baba babyanditseho. Uhita ujya kuri email yawe wafungujeho YouTube, nurangiza urebe message YouTube iba yakohereje yaguhaye, nurangiza uze uyinyuremo uyisome. Sibyo? Ni ukuvuga ngo dore ngiyi email itubwira yuko done 3 itubwira ko bamaze kurimuvinga gukura video kuri YouTube. Ni ukuvuga ngo baraza bakandika, ngira ngo urakubireba. Iyi ni email ya YouTube ngira ngo murayireba. Urabona yuko baraje batwandikira hejuru badusuhuza ati hi MTech TV show, your video run away from Wolf has been removed from YouTube for a of service violation. It contained a copy of content from a video that was review removed from YouTube due to copyright takedown notes that we received. Guys, turabishyira mu Kinyarwanda, wihangane tubisome neza twitonze. This you are not copyright as community guideline strike. This doesn't affect your channel status. You was nowhere here. Please sure that you have the right to any video you are uploading to a YouTube, and that is confirms to our teams of service. How you have found violation? Violating ntabwo no kuvuga ngo no kunyuranya amategeko n'amabwiriza agenga teams za YouTube. We used combination of automated system and human reviewers to delete violation of our teams of service. Okay, noneho mbere yuko ibi byose bibaye mu Kinyarwanda bambwiye ngo muraho neza MTech TV show. Okay, video yawe ihunga impyisi yakowe kuri YouTube kugira ngo ibangamire serivisi irimo copy irimo muri video yakuweho mbere ya YouTube kubera kumenya uburenganzira twakiriye. Ibi ntabwo ari uburenganzira cyangwa umurongo ngenderwaho witera. Ibi nibigira ingaruka ku muyoboro wawe. Wige byinshi hano. Nyamuneka reba neza ko ufite uburenganzira kuri video iyo ari yo yose ukuremo kuri YouTube, kandi ko bihuye n'amabwiriza ya YouTube yacu. Mu buryo twabona ihohoterwa dukoresha uburyo bwa system, twakora uburyo bwa system byikora hamwe no gusuzuma kw'abantu kugira ngo dufate ihohoterwa ry'amasezerano yacu. Icyo gukora ubutaha, niba utaramenya icyemezo ushobora gutanga ubujurire hano. Wige byinshi ku byerekeye uburyo bwo gukemura icyo kibazo. Urakoze cyane. Ikipe ya YouTube niyo yakoreje ibi bisabwa. Ikigo gifasha amahitamo ya email. Okay, wakiriye email kugira ngo utange amakuru bishya bizengurutse umuyoboro wa YouTube cyangwa konti yawe. Urakoze. Guys, reka dukomeze.
mbere yuko tumenye ukuntu YouTube iyo wamaze gukora amakosa ikohereza message kuri email yawe wafunguye YouTube. Tugiye kureba uburyo noneho ikintu kiba cyarateye kugira ngo badusubire video kuri YouTube niba tuba twarabiyoretinze amategeko n'amabwiriza agenga YouTube. Ikintu cya mbere, kurenga ku mabwiriza ya YouTube, icyo bita community guideline. YouTube ifite amabwiriza akomeye ajyanye n'ibyo wemerewe gushyira kuri platform yayo. Iyo video irenze kuri aya mabwiriza irasibwa nta kabuza, n'ibirimo byose biragenda. Ibiganiro nka scam video zitera urujijo cyangwa zigamije guca abantu amafaranga binyuranyije n'amategeko. Urugomo cyangwa iterabwoba, video yerekana urugomo rukabije cyangwa zishishikariza abantu gukora ibyaha. Pornography, ibirimo ibishishikariza cyangwa byerekana ubusambanyi. Ubujura bw'ibihangano, copyright, no gushishura nyine content z'abandi. Gushyiraho video irimo amajwi, amashusho cyangwa ibindi ibihangano bitari ibyawe ngo ni iby'abandi utabisabiye uburenganzira. Ikintu cya kabiri, kurenga ku mategeko ya copyright, uburenganzira ku bihangano. Iyo ukoresheje indirimbo, amashusho cyangwa amafoto atari ayawe utabisabiye uruhushya, nyirabyo ashobora gutanga ikirego kuri YouTube maze video yawe igasibwa cyangwa se channel yawe igahagarikwa. Ikintu cya gatatu ugomba kuba wamenya, ibirimo amakuru y'ibinyoma cyangwa se asebanya. YouTube ishobora gusiba video irimo amakuru y'ibinyoma ku buzima, nko kwigisha ibintu bitari byo, nko ku miti cyangwa se indwara, gusebanya cyangwa se gutukana cyangwa se gutuka abantu. Ibyo nabyo YouTube irabihanira. Ikintu cya kane ugomba kuba wamenya muri aka kanya, gukoresha clickbait cyangwa gutanga amakuru atari yo mu kupfumbatiza abantu. Ibi ngibi ni nko kuvuga ngo niba thumbnail yawe cyangwa se title ya video itandukanye cyane n'ibirimo bait na switch, bishobora gutuma YouTube isiba cyangwa ikayiha icyo bita resolution. Ikintu cya gatanu nacyo kirakwiye buto cyangwa se kugura views, like, subscribe cyangwa se kubyandika muri comment sub. Iki nacyo barakivuga. YouTube ihana bikomeye abagerageza gukoresha uburyo butemewe, kongera abafana cyangwa kurebwa kwa video nk'iyo irasibwa cyangwa channel igafungwa burundu. Ikintu cya gatandatu guys, abantu mujya muri comment mu macana agiye atandukanye mukagira mwandikamo sub. Iki kintu ni kibi. Ikintu cya gatandatu, gusubiramo video zimwe na zimwe. Iki ngiki twacyita nka duplicate content. Ni ukuvuga niba ukoresha video z'abandi cyangwa usubiramo video zawe kenshi nta tandukaniro rikomeye, YouTube ishobora kuzikuraho kubera reuse. Mwijya mwihangana mu kujya musubiramo video. Ikintu cya karindwi, tugeza ku cya karindwi guys, wakanze like ndetse no video niba iri kugufasha ugenda wumva yuko ari sawa, wibuke kugira subscribe. Rero kubisaba gutyo nta kibazo kibi no kubishikariza abantu cyane. Ikintu cya karindwi, gushyiraho video zitabereye abana, kind and friendly content. Niba video yanditswe nk'iy'abana ariko ikaba irimo amagambo atari meza cyangwa ibintu bitari byo kuri abo bana, cyangwa se ishobora gusibwa igakurwaho. Mbere yuko twumva inama tugirwa, wabanza ukareka wakanze like ndetse washyize igitekerezo cyawe muri comment. Tuzakora video y'ubutaha. Urebe ko wakanze like, urebe ko wakanze subscribe kuri YouTube channel MTech TV Show. Ubundi tujye tubana inama kugira ngo wirinde ibibazo. Menya neza amabwiriza ya YouTube community guideline. Irinde kwigana iby'abandi. Kora ibintu bifite umumaro kandi bigendeye ku kuri. Shyiraho ibintu byawe bwite cyangwa wabiherewe uburenganzira. Ibi nibyo bituma channel yawe itera imbere nta nkomyi ikagera kure. Siga like ndetse na share. Ubaze ikibazo muri comment niba hari icyo udasobanukiwe utubaze. Ndabakunda cyane MTech, ndabakunda, duhurire mu yindi video.